Iyi kode ni ingenzi kandi ni nshyashya ku muntu uwo ari we wese waba ukoresha telefone iyo ari yo yose, waba ukoresha telefone ya smartphone, waba ukoresha telefone ya gatoroshi, waba ukoresha telefone y'aho yaturutse hose bitewe n'uruganda runaka ukoresha. Iyi telefone ni ingenzi cyane, ugomba kuyimenya. Kubera iki telefone ugomba kuyimenya? Nuko mu no mwaka hasohotse amakode mashyashya asimbura ayo dusanzwe dukoresha, kandi turabizi neza ko telefone ikozwe mu buryo bubiri. Nigeze gukora ikiganiro kijyanye nabyo yuko telefone igizwe n'igice cya hardware n'ikindi kijyanye na software cyangwa se system. So aka kanya rero ngiye kubaha ikintu bita kode nshyashya wakoresha, noneho ikaba yatuma umuntu runaka aguhamagara akabona ko telefone yawe itari ku murongo, kandi wowe telefone yawe urimo uyikoresha bitewe na kode washyizemo runaka, ukakomeza ukora ibyo wakoraga bisanzwe, ariko noneho akabona yuko telefone yawe itari ku murongo na gatoya. Yes, turakwakira ukurikira Tera TV kano kanya, kandi dushimiye n'abantu bakomeje gukora icyo bita subscribe kuri channel yacu. Uruwagaciro cyane, reka tuvuge ngo urakoze cyane ko ntabwo uri hafi cyane ngo tube twaguhemba cyangwa se tube twaganira, ariko tunyujije kuno muyoboro wanyu reka tuganireho gakeya, ariko ntabwo twatangiye tuvuze ngo mwarakoze cyane kubana natwe, kandi naho uhora ugaruka ureba ibiganiro byacu bya buri munsi. Turagushimiye cyane. Rero tugende kuri commentaire mwagiye mugaragaza amakode twaye dutanga kuri zino cyangwa se kuri no platform yanyu cyangwa se yacu yitwa Tera TV. Mwagiye mugaragaza impungenge zimwe na zimwe cyangwa se n'ibyiza byazo, noneho hari ababajije, ariko biza guhuza nuko mu no mwaka 2024 haje kode nshyashya mugomba kumenya ari dushaka kujya dusangize. By'umwihariko uyu munsi twatangira kuri kode ya mbere, iraza kuvuga ku kijyanye no kuboroka cyangwa se no kuba watuma abantu bataguhamagara, ariko ukaba wahamagara ugakora serivisi nk'isanzwe, ugakoresha internet, ukareba videos, nimba ukina game ukakomeza ukazireba, mbese nta kintu cyacitse bitewe n'impamvu zabwite, wenda surananiwe cyangwa se arakazi kenshi wifitiye. Uyu munsi rero tugiye kureba, ntabwo rero tureba kuri kode imwe gusa, kuko nabwo mwe nkuhaye kode imwe nkuha n'indi kode ya kabiri kugira initereze yayindi. Uko ushobora gushyiramo kode imwe ariko utayikuramo ukabura ku murongo burundu, ariko nkuha indi kode ikugara ku murongo nane online. Rero mu no mwaka murabizi yuko telefone yacu cyangwa se telefone zacu bugeze zikozwe mu buryo bwa system, ari ituma telefone yacu running cyangwa se ikora bitewe n'ikintu runaka, ari uguhamagara, internet, kujya muri social medias n'ibindi tuzikoresha bitandukanye bitewe n'icyo umuntu ari specialize kuri zo. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe kode wakoresha, noneho umuntu ntabe yabasha kuguhamagara, ntabe yakubona igihe uri ku murongo, ariko ugakomeje gukoresha telefone zawe atari kwashyizemo akadege, kuko aravanga gushyiramo akadege cyangwa agafunga simukadi. Ibyo ntabwo byemewe. Ubundi nimba telefone yawe ushobora kuyikoresha mu buryo bwose bushoboka, ugakomeje gukoresha izindi system cyangwa se ugakoreza akazi kawe kuri telefone, ko abenshi hari igihe bakora akazi kuri telefone, noneho bikagufasha kuba wakora uri concentrate cyane. Umuntu yaguhamagara akagira ngo washizemo akadege, kandi telefone yawe iri ku murongo urukora nk'isanzwe ukoresha internet n'ikindi. Ubwa kabiri turaza kureba none iyihe kode washyiramo nanone igatuma yindi washizemo ya mbere ivamo, ugasubira ku murongo, abantu bakakubona, ugakomenikana n'abandi nk'ibisanzwe. Kubera iki dukoresha kode? Ubundi systeme za muri telefone akenshi cyane usanzwe ikoze mu buryo bw'amakode. Rero no kugira hagira ikindi kintu gikorwa n'ubundi ukoresha uburyo bijyanye n'iki n'amakode. Niko systeme ubundi yubatse, bitewe n'abantu bize computer bo barabizi cyane kuturusha cyangwa se kurusha abatazi ibijyanye na system. Reka uyu munsi rero turebere hamwe ni gute wabroka umuntu uwo ari we wese kuri telefone yawe ntaguhamagare, ariko wowe ugakomeza ugakoresha telefone yawe nk'ibisanzwe, ugakomeza ugakoresha internet nk'ibisanzwe, ugakina game nk'ibisanzwe, ukareba social media zawe nk'ibisanzwe, ariko ukabuze neza ko nta muntu waguhamagara bitewe n'impamvu zawe bwite. Ndakubwira ngo urebe kino kiganiro kujya kirangiye, kuko akenshi ibiganiro byacu kuyo bitangiye ukageramo hagati ntabwo umenya neza inyigisho tuba twatanzemo. Ni byiza cyane kugira urareba kino kiganiro paka kirangiye. Kode ya mbere tugiye gutangira kano kanya ni kode iyo kugira ngo uhagarike guhamagarwa nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe uko muri kubireba hano kuri ekara, izi na application ziba ziri muri telefone zituma telefone yawe iraninga cyangwa se ukora bitewe n'icyo ushaka gukora.
noneho wowe urete ujya hano bandikira nimero cyangwa se ushakira abantu wo guhamagara. Kuri njyewe nahanga handitse phone kuri telefone yanjye, uraza kwakanda niba ari agatushe ureta winjiramo mu buryo bwihuse, noneho ujya hano bandikira nimero nk'ibisanzwe. Nurangiza ahangaha uraza kwandika imibare igiye kubwira cyangwa izina code ngiye kubwira. iya mbere, code ya mbere arabi yo guhagarika abantu ngo kujya guhamagara kandi ku murongo urukoresha telefone nk'ibisanzwe. Uraza kwandika akanyenyeri 21 akanyenyeri 078, nurangiza ukande ku rwego. Tusubiremo akanyenyeri 2 akanyenyeri 078 urwego. Nurangiza kuhakanda uhita ukanda kuri simukadi runaka ushaka kugira bere kuguhamagara. Urahita ubona yuko bahita bakubwira ngo call forwarding registration was successful. Nuvuga ngo kwiyandikisha kuri kino gikorwa cyagenze neza. Nureba ahagana hejuru nkuko muri kwibona aha, hari akamenyetso kagaragaza yuko telefone yacu hari ikintu kishyashya kihabereye. Bivuga ngo kano kanya nta muntu ushobora kumamagara ngo mbone, kandi nkuko muri kwibona ndimo nkoresha telefone yanjye nk'ibisanzwe. Muri kubona ndi kujya ku application, najya kuri YouTube nkareba ibyo ndeba ko internet ndayikoresha nta kibazo, ariko nta muntu ushobora kuba yampamagara. Twajya kuri channel yanyu nk'uko muri kwibona tugakomeza ibyo twakoraga bisanzwe. Muri kwibona ni channel yanyu bitatera. Twagaruka twajya mu SMS byakunda, twajya mu WhatsApp byakunda. Mu kwibona byose mbese birakomeza gakora neza, ariko nta muntu wemera ko yaguhamagara kenze umanjije gukuramo ino code. Aho hose murarebye byumvikane neza igihe cyayo cyose uzashyiramo ino code, ariko ntugire umwanya kwikuramo. Nta muntu waguhamagara ngo kubone, kabone ubwo wamuhamagara nubwo wamwandikira SMS niko wagira gusa we nakwandikira SMS ushobora kuyibona ukawanamusubiza. Akwandikira SMS ushobora kuyibona ukawanamusubiza, ariko ntago yaguhamagara ngo bikunde. Rero nushaka kugaruka ku murongo nanone nk'ibisanzwe kugira abantu baguhamagara bakubone, uzokoresha iyi code nanone ikuramo bya bindi. Yego utiyandikwa gute? Noneho uraza ukajya hahandi bandikira nimero cyangwa se ushaka ugiye kompoza umuntu, ukandika akanyenyeri, none ukandika urwego, urwego, ukongera urwego rwa kabiri, ukandika 21, ukandika urwego. Warangiza ukanda ku ya simukadi wakoresheje ufunga nanone, kuko aho wafungiye nta n'ufungurira birumvikana. Wamara kwakanda ugategereza akanya gatoya bikaradinga, bakubwira ngo MMI code started. Utegereza akanya gatoya rwose bahita bagusubiza neza ngo call forwarding eligible was successful. Nuvuga ngo ibyo wari wasizemo ubikuyemo kano kanya, noneho wasubira ku murongo nk'ibisanzwe. Nimureba handi hejuru murasanga nta kintu kiriyo, bivuga ngo simukade yongeye gusubira ku murongo nk'ibisanzwe. Bivarare iki kintu ingenzi, impamvu ugomba kukimenya nuko code buri mwaka abakora amasysteme bagenda barinovera cyangwa se bakora icyo bita update. Noneho ugasanga code wakoreshaga mbere uri kuyikoresha, ahubwo ukaba utanze andi makuru yandi utazi. Ni byiza rero kugiye ukoresha mu gihe ukoresha technology guhora uri update na code nshyashya yaje isimbura ya mbere, kuko akenshi ukoresha yashaje hari ubwo uyangiriza cyangwa se ugatanga amakuru hatagombye kuyatanga. It's better yuko umenya code iri update aka kanya. Ndagushimira wowe banyina TV kugira ku musozo w'iyi video. Turakwishimiye. Niba ari ubwawe dukurikiranye nakwibutsa kana subscribe ugasangiza n'abandi no video, umuntu wese, kuko tuba dushaka kugira ngo umuntu wese amenye ubumenyi bw'ibanze mu kijyanye na technology. Ciao, ikiganiro cyo ni kigaruka. Turabakunda cyane. Thank you.